baduha intuza imidugudu twayiherewe ubuntu, ariko nubwo twaherewe ubuntu dutuye kaburimbo, ariko ikibazo cy'umuriro cyo cyaraducanze, ikibazo cy'amazi muri muduha muri bushoki ntayo tugira kururira, muri izi ngo zabonye ubushobozi ziri kururira, ariko nkatwe bitewe nuko turi hagati yabo kandi turi abakene batishoboye, urumva za ngo eshatu nta muriro twabashije kubona, wafungiye ibumoso urongeye ufungira iburyo, za ngo zisigaramo hagati, kandi buri mudugudu ni 25, ni 25 rero nabo muri izo ngo zasigaye esheshatu, buri mudugudu ni 25, abikuru rero n'abafite imbaraga zabo, ntago twabona umuriro. ubwo mwe no kuvuga ngo ingo esheshatu zirimo hano hagati zasigayemo, aba bari abafite ubushobozi bafashe umuriro bo barabifatse cyane leta y'ubuhanga. oya barawikururiye, ni abakire barawikururiye rwose, bigura n'udutimbe barashinga, ariko twebwe ubu twarumiwe. Okay, nta kibazo, twebwe kuva nyine twaje wenda turabatangira ubuvugizi kuri leta, sumbwe ko ari ingo esheshatu, ni ingo esheshatu gusa ziri hagati aha ngaha zasigana kuri kaburimbo. ubwo ntacyo kuva amapoto bari hejuru, ubwo turabakorera ubuvugizi tuzarebe ukuntu bigenda, ariko cyonse cyo bizagenda neza. oya nimutugane ho muri leta y'ubumwe ntuba mutubereyeyo, kandi yose bizakunda. ni nk'iriya jambo wabwira umukuru w'igihugu wenda nka Kagame muri zino nce, arya aha ni he turi? aha ngaha ni muri Muduha, mu kagari ka Kayenzi, muwe murenge? mu murenge wa Bushoki, akarere ka Rulindo. akarere ka Rulindo, ingo esheshatu zidafite umuriro babwiye ko mugomba kwishakira kuri kaburimbo. hari n'ahandi henshi utari notse bababwiye ko leta ibabwira ko muzabubona gute? Leta twebwe tujya ku kagari tugatanga gahunda, twamara kubitanga mu nama tugatanga ibibazo byose, bagitifu ngo bazabitugiramo, tugategeka tugaheba. Ubu turangije nk'imyaka irenga 15 hano tutagira umuriro, abandi bacana, izo ngo zasigayemo hagati. kandi leta ivuga ko buri muturage wese agomba kugira umuriro bawumuzaniye. Twagiye kuri Iwasa, tugezeyo turatanga ibyangombwa by'ubutaka, tugezeyo turabitanga ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu, ubu tugeze nko mu nshuro 5 dutanga ibyangombwa kuri Iwasa, tukajyayo tugategereza kuri Iwasa tugana ngo baze baturebere ikibazo, reka da tugaheba. Umugitifu akajya hakava, wakajya wundi akava hakajya, nuko twibereyeho, ubwo nta kundi, ubwo nta kindi twakora. ase kari ukuntu bavuga ngo hari abantu nyine badaha umuriro bitewe nuko ahantu batuye wenda hatemewe, mwe hano mutuye bavuga ko hemewe. Hano ni mu mudugudu twahawe na leta, ni leta, nicyo dushimira perezida wa Repubulika Kagame ibyo yadukoreye. ahari amashyamba baduha intuza imidugudu twayiherewe ubuntu, ariko nubwo twaherewe ubuntu dutuye kaburimbo, ariko ikibazo cy'umuriro cyo cyaraducanze, ikibazo cy'amazi muri Muduha muri Bushoki ntayo tugira. munywa amazi y'ibiziba, n'ibiziba tujya ku isoko hasi ku gishangasi tujya kuvoma. none se ko hano numva ngo harimo umupira ujya haruguru mu kigo? umupira urimo urakomeje ugeze T-City, muri Eto Tumba, brawita ngo ni Eto Tumba, ariko iyo dushatse amazi tujya kuvoma muri Tumba, umurenge wa Tumba. iyo gabuze rero tujya hasi ku isoko, kuko uyu muyoboro ngo ntabwo ufatirwaho, uratambutse, ariko n'ubu ngubu nta muturage yemererwa kuwufatiraho amazi. ubu mukora urugendo runini kujya mu amazi yo kunywa, no kujya kwishanga, ko numva bitoroshye. nta kundi, tugomba kwihangana, nta kundi. ariko muhumure, umusaza aracyahari kandi arakomeza abafashe, kuko yaduhaye umudugudu tugatura, twagombye no kubona amazi, tukabona umuriro. oya ntimugire impungenge, kandi twaramutoye bizakunda. mwaramutoye bizakunda, ntimugire impungenge.